Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abateraniye hano twese n'abadukurikiye bari ahandi, dutegerezanije amatsiko menshi ubutumwa mwatugeneye kuri uyu munsi. Uyu mwanya ni uwanyu, murakoze. Mwaramutse neza kandi ndabashimiye abadutumiye hano, ndetse ndabashimiye namwe mwese mwitabiriye uyu munsi. Ni igikorwa gisanzwe ariko gifite uburemere bwacyo twese tuzi. Ndabanza gushimira n'abashyitsi baturutse mu mahanga hirya no hino, ari abaturanyi, ari n'ahandi kure. Mwakoze kuza kubana natwe, kandi nzi ko benshi muri mwe musanzwe mubikora mutyo. Rwanda Leaders Fellowship gives us an important moment to reflect, to meet, to contextualize things, politics, faith, ordinary life, really. So it's an important moment. And I thank those who have taken the floor before me to speak to the gathering. There are important lessons to draw from what they told us. In which case you will bear with, if it happens, the disappointment in not finding the good preacher in me you were expecting. But I will try. So, at the same time, this moment coincides with what has already been mentioned to you, the Heroes' Day. In fact, before I came here, I had to, that's why I didn't join you earlier. I had to go and lay the wreath to give respect to why the Heroes' Day was put there in the first place. So it's a good coincidence as well. So to contextualize all that,
why the Heroes' Day? The Heroes' Day because every nation, all people of this world find themselves in one situation or another, or circumstances that also informs and influences their actions and struggles. So this was a moment to remind us of our own struggle as a nation and what we have gone through, what we are going through, and what is expected of us in the end to triumph. Ibyo byose rero ni ibitwibutsa ko aho tugomba no guhera. Ngira ngo kandi byavuzwe mu byavuzwe mbere, hari umuntu ku giti cye, ya nawe, hari family ziduha kubaho, dukomokamo, cyangwa abandi bose bakomokaho. Hanyuma hari igihugu. It's the individual, it's the family, it's the nation. Byose bifitanye isano, kimwe gishyira ikindi. Iyo kimwe kitameze neza, ikindi ntikimera neza, ikindi ntikimera neza. Iyo tutameze neza nk'abantu giti cyacu, ntabwo imiryango yacu cyangwa iyo dukomokamo imera neza uko biba bikwiye. Iyo umuntu n'umuryango bitameze neza, sinumva ukuntu igihugu cyamera neza. Ibiri hagati aho byose rero ni ibi twahuriye aha, twigishijwe, ibyo twumvise byose biri hagati aho y'umuntu n'umuryango n'igihugu. Kwemera, kwizera, gushobora kumenya ikibi n'icyiza bishingiye aho, biri hagati aho ngaho, kugira ngo umuntu, umuryango cyangwa se igihugu bimere neza. Wabinyura iruhande, wabyirengagiza, wakora ibyo ushaka ibyo ari byo byose, ariko ingaruka zabyo nazo zirahari, ziraboneka buri gihe. Niyo mpamvu rero umwanya nk'uyu tuwukoresheje gutekereza, gusubiza amaso inyuma, kwisuzuma, no kumenya ko turi ibiremwa muntu. Ubwabyo bifite icyo bivuze, niho bigarura ya mitekerereze yo kuvuga ngo ariko kiremwa muntu, uvuga ngo wararemwe. Ubwo rero hari
ahandi ugomba kureba uko kuremwa ufite ibyo gukesha, ariko uko kuremwa bifite n'icyo bigusaba cyangwa bikubaza kwibuka no gukora ubishingiyeho. N'iri huriro turimo n'ibyo bitekerezo twagiye tubwirwa na benshi. Ibyo rero ndashaka kwihuta nkabigarura ku buzima bwa buri munsi. Hari wa muntu, hari wa muryango, hari na cya gihugu. Bifite imiterere yabyo, bifite uko bibayeho, ushobora kuba kwiza cyangwa bikaba nabi. Dushaka ko byaba byiza rero. No muri ibyo, muri uko kugira uko ubayeho, uko uteye kwawe, k'umuryango, kw'igihugu, ibyo ni byo ugenda ushakisha uko byarushaho kumera neza. Ariko ntuzakore ikosa ngo wisangemo ko ukwiriye kuba undi utari wa wundi uri. Ukwiriye kuba uri we, ukwiye kuba ukuri uko waremwe. Uko waremwe iyo twavugaga ni ukwawe. Reba uko waguhindura ukakugira neza, ariko n'undi afite uko yaremwe. Wishaka kuba nka wa wundi, hari ibyo wamwigiraho, hari ibyiza abantu bakora, ukabona utari ko ukagishima, ukaba utibiha ikintu, ariko ntushobora gutekereza kuba nka wa wundi wakoze ibyo ushima, ahubwo umwigiraho ukarushaho kuba mwiza, muzima, uko umeze wowe ubwawe. Umuntu ni uko, umuryango ni uko, n'igihugu ni uko nguko. Iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo wagihindura kuba ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ntuzanabitekereze kuko si bizima ubwabyo. Ni nayo mpamvu ngo nashyizeho indi ngofero. Uko duteye ku isi, ibihugu bito biri hagati, ibinini, ibikize, ibifite uko bimeze kose, bikomeye, bigeze bite, ntushobora gufata igihugu nk'u Rwanda ngo ugihindure uko ushaka, kuko si we wakiremye. Ntushobora kumfata ngo ungire uko ushaka, kuko ntabwo ari wowe wandemye. Intege nke rero akenshi aho zituruka ni bya bindi navugaga, kutemera ukuri, uko waremwe, ngo noneho ahubwo ugende uguteza imbere, ukugira neza.
ugashaka inzira y'ubusamo hakaza ukubeshya ati ukwiye kumera utya, akaba ari byo utangira guharanira, ubwo kaba kabaye. Kandi twebwe nk'igihugu uko kabaye turakuzi. Andi masomo waba ukeneye se ni ayahe? Usibye ibyo wabonye, ibyakubayeho n'ingaruka zabyo. Ntuzagire na rimwe abana bacu, urubyiruko benshi bari hano, nabonye hari abavutse 1995, ndabasabye n'abavutse mbere yanyu, aho mugenda hose ku isi hose, ibyo mubona, ibyo mushima, ntuzagire ubwo utekereza gushaka gusimbuka ukava ku cyo uri cyo ukaba ikindi wabonye ahandi. Ntabwo kiramba, ibyo ntabwo biramba, ariko niyo byaramba ni nko kubaho utariho. Ibyo bishingira uko twemera no muri ibi by'imyemerere y'amadini, ariko binashingira no ku muco. Umuco iyo wemera temera bizima, iyo ufite umuco ugerageza guhindura uko wabonye ahandi, birasenya, ntabwo byubaka, ntabwo biramba. Ni ukubyirinda rero, kubyirinda tukareba uko twashakisha kugira ibyacu, igihe bitabaye byiza tukabihindura tukabigira byiza, ariko ari ibyo dushingiyeho by'icyo turi cyo. Ikintu cyaza kikubwira gushaka kureba ahandi, kugana ahandi hatari ahawe, ariko aho havamo amasomo menshi, aho handi hariyo byinshi byo kwiga, hariyo byinshi twahahayo, hari byinshi bishingira ku bumenyi, tukamenya uko tugira ibyacu neza. Ibyo tugomba kubyiga, ntabwo ukwiye kubitandukanya. Kuvuga ngo ntuzifuze kuba undi muntu, ntabwo bivuze ko utamwigiraho, kuko abantu bose aho bava ku isi hose hari icyiza wabasangamo. Ni nk'uko n'abo bahandi hanze bakubona nk'umunyarwanda bakagira icyiza bagusangamo. Ni magirirane rero abantu bagomba gushaka uko ibi byose byahura. Hari ibijyanye na faith, religion, beliefs zindi zitandukanye. Ibi byose ushakishamo ikintu kizima cyakubaka. Ni iki cyakubaka ukuri. Niyo abantu Julia yatubwiye ko
Nigeria. Yakuriye mu bukene cyangwa mu by'ukuri cyangwa yavukiye mu bukene. Abenshi ntabwo twavukiye mu bukene ariko twakuriye mu bukene. Hagati yanjye nawe niho dutandukaniye. Jye ntabwo navukiye mu bukene, mvuka ndi umwana muto ntabwo naburaraga, ntabwo ariko nyuma yaho nkura ubukene buraza pe. Ni transition yanjye yo kuvuka, ntabwo navukiye mu bukene ariko nkura nakuriye mu buhunzi. Ujya ku murongo gufata iposho murabizi, ufite akebo mu ntoki bakagushyiriramo. Ibyo byose ni struggles z'abantu banyuramo hirya no hino. Ariko ikindi kintu dukwiriye kugira muri twe kandi dushingiye kuri ibi byose twiga byo kwemera, ibyo ukwiye kugira resistance muri mwe, ukanga gushyirwa hasi. Niyo wanshyira hasi physically, my spirit will not go down. Ibyo nibyo byubaka abantu, nibyo byubaka imiryango, nibyo byubaka igihugu, nibyo byubaka ibihugu. Kwanga urancubye ute, wanyica, wandusha imbaraga, wanshyira hasi, ariko ntushobora kurusha imbaraga umutima wanjye. Iyo umeze utyo rero, n'izi nyigisho zindi zose n'ibi byo kwemera n'ibiki birafasha, bituma wa mutima ukomera kurusha, ndetse n'umubiri ugakomera, kubera ko icyangombwa kibitwara mu mutima. Ni ukuhora iteka rero abantu bashaka uko babihuza. Kwemera busanzwe, ubuzima busanzwe bw'izi struggles navugaga birahura, birajyana. Ukamenya ko Imana yakuremye uko umeze, ndetse ukamenya ko yanaguhaye byinshi, igisigaye ari wowe kubireba, ukabibona, ukabimenya, ukabikoresha. Ntabwo Imana yajya ihora iza kukwibutsa, ntabwo Imana yajya ihora ikwibutsa, mbese wibutse wagiye ku kazi, wagezeyo wakoze ibiki, ibyo ubwo ni ibyawe. Wenda ukagira noneho munsi nk'uyu nguyu ugashimira. Gushimira ni ibikwiye kuba biguha imbaraga zo kongera kumara ikindi gihe ukora
utagombye guhora gushimira ni nko kwambaza Imana. Ugiye utambuka uko ugiye gutera intambwe ukabanza ukambaza Imana, Imana yabiguhaye, ahubwo ikindi ubondozaho ni iki? Kora ibyigo iyo kuremeye yagushyizemo ugomba kuzuza, hanyuma usubiza amaso inyuma uvuga uti Mana warakoze ko wampaye kumera gutya. Ariko ngarutse kuri bya bindi byo kurera y'umuntu, by'umuryango, by'igihugu, buriya birimo uburere, turarerwa. Uko kurerwa kurimo kudashaka kuba ikindi kintu utari cyo, ahubwo ukwiye kunoza icyo uri cyo. Ndetse na hano bavuze ibijyanye na resilience. Resilience yavuzwe ikwiye kuba mu bintu byose. Resilience no kubaka umuryango uri resilient, umuntu kwiyubaka kugira resilience, n'igihugu kikavamo kikaba resilient. Uru Rwanda rwabaye resilient. Iyo rutaba resilient ntabwo muba mwicaye hano, twese ntituba turi aho. Tuba turi ku muhanda dusabiriza cyangwa tutanariho. Abacu bapfuye, abo baragiye, ariko twe tukiriho ntabwo baba barapfiriye ubusa. Keretse utari hahandi ukwiriye kuba uri. Individuals rero navuze, akagera ku muryango mufashe aba bana bacu mureba turera, ababyeyi bari hano, abantu bakuru, mushaka umwanya, mufate umwanya murera abana banyu. Kandi abana ndavuga n'abafite imyaka 20 n'abafite mubafashe. Hari ibishuko byinshi, hari ibibazo byinshi, hari uko gushaka kuba ikindi kintu utari cyo, birahari. Dukwiye gufasha abantu uriruka. Ariko ejo nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje. Mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu, amakwe 3. Igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze, umuntu wabivugaga nibyo, ariko ubwo yavuze 3, ushobora kuba bari na 30 ahubwo. Bana barashakanye, ababyeyi babo barabashyingiye, ndetse babafashije no barabubakiye, babahaye, basangiye ibyo bafite. Abantu babiri bananirwa kubana bate? Ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba
ariko babiri babiri bari erega abantu baranihanganirana icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mvira ni iki haba habaye iki ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibyo bintu ntukwiriye ntuzasubire ndetse n'ejo yasubira bakafata ariko ubushize twari bityo ariko se urava aho ugiye handi udasanga ibibazo nk'ibyo wenda kuri busange y'ibiri hanyuma ibi bikurusha aho ngaho ariko well that's the simple logic of it ariko behind it tekereza ingaruka iyo babaye ku couples ebyiri eshatu enye eshanu 10 zingahe mu gihe kimwe berega ubu igihugu cyarangiye cyahaguye igihugu noneho avuga kirahagwa these are things that are manageable ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana mwemera n'amasengesho byo mwabisengeye da mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukacyubona niba mutabeshya koko niba ibyo mutwigisha ibyo tuvuga niba namwe mubyemera cyangwa aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya iyo nabi cyangwa kugirana nabi ni iki ubundi uvana iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family and in the end the nation needs to be in harmony. Ibyo rero bijyanye n'uburemere twikorera buri muntu wese, every individual should find themselves carrying this burden, but which they should use to get good results. Niko ubundi ibyo rero tubishyiramo imbaraga igihugu cyacu abanyarwanda abaturarwanda tukarangwa n'uwo mutima ngira ngo igihugu cyakomeza gutera imbere
mu nzira nziza ndetse isomo twavanye mu mateka mabi ntituripfusha ubusa ku buryo gusubira mu mateka mabi byashoboka kubera ko twarangaye cyangwa tutitaye kuri ibyo ngibyo twize. Ibyo rero ni nabyo no mu buyobozi bw'izindi nzego za politiki za leta uwo muco nawo niwo abantu bagerageza kugira ngo dushyire imbere politiki gusa yitwa politiki idafite kompasi iyiyobora idafite ibingibi ishingiraho values fellowship ntabwo twatera imbere neza uko bikwiye. Nagira ngo rero nanone mbashimire cyane kandi bizeze ko hariho gufatanya na buri wese kugira ngo twubake imiryango yacu, twubake igihugu cyacu uko bishoboka, hanyuma tujya twibuka nyine ko hari imico, hari kwemera, hari byadufasha muri iyo nzira. Musigarane amahoro y'Imana.